naba nkureba gutyo ukanseketse ndaho kuna nareba hirya ukagira ikijambo cyo kubitaho wapi ibyo ngibyo tubyita plastic smile ariko mukana nareba hirya finish tugahindukiraho ukagira uki come on Imana itugize gutyo murumva twarara kabiri ntabwo twarara kabiri Turasuje mwese bakunzi ba Team TV yesashimwe Kristo yasakuzwe nejejwe cyane yo mpamvu ubona ibineza neza byansabye nejeje cyane no kongera kuboneka hano nyuma y'igihe kinini ntaboneka nyuma y'abantu benshi ko bambazaga ngo bahe ngo turagukumbuye ngo dukumbuye kukubona ndabahobeye mwese aho muri mbifurije amahoro y'Imana reka rero dufatanye gushima Imana yandinze kabarinda kariyo mpamvu ngarutse aha namwe kariyo mpamvu muri bumbone uko bamaze kugera hacecekerwa ntabwo bambona nanjye nabaye narageze ntabwo mwakawe mumbonye hano reka rero dushimiye Imana data turagushimye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe tuguhimbarije urukundo udukunda rutorondoreka tuguhimbarije ineza yawe bihe byose kuri twebwe tugushimiye mwami w'abami gift cyangwa impano y'ubuzima kuba tugihumeka umwuka w'abazima ari jewe ari inshuti zacu arabavandimwe bacu Mana yo mu ijuru habwe icyubahiro ntabwo twirengagije ko hari ababuza babo bamaze kugera aho hacecekerwa aho umuntu adashaka kugira icyo avuga ngo ndamwumve mwami nukuri nagahinda gakomeye natwe turafite muri iminsi batambutse turababaye ariko kuba isi itarorama dufite impamvu zo kugushima uhabwe icyubahiro ririmbye yararirimbye ngo niki cyatubuza kugushima kandi koko nta cyatubuza kuba ngihumeka umwuka w'abazima kuba hari umuvandimwe ngihumeka kuba isi itarorama yose hari impamvu twashima izina ryawe uhabwe icyubahiro mwana umunsi wa none rero wateganije ni umunsi mwiza kugira ngo nongeye kuboneka hano nongeye kuvuga imirimo y'amaboko yawe nongeye kuvuga ubwiza bwawe mwami w'abami nanjye ndaturangura Imana ishobora byose uri Imana y'imbaraga uri Imana y'amahoro uri Imana y'imbabazi uri Imana nyamana uhabwe icyubahiro warakoze imirimo yakoze mu buzima bwacu banimwe bacu inshuti zacu igihugu cyacu nukuri mwami muri byose uhabwe icyubahiro rero ngeze hano mwami nukuri nongeye gushima ariko nakwambaza nakwinginga kugira ngo ntabarije sinumvikane singaragare ahubwo wowe unganze wowe muri uganze ndetse mwami w'abami hagire na kimwe cyo mvuga cyanjye inama igitekerezo cyanditswe buri kintu cyose cyo mvugira aha abari wowe uganza gisimbe numvikana kubera ko data ni wowe ushobora kuvuga umuntu akumva icyo uvuze kandi kikamugira umumaro habwe icyubahiro kugiye kubana nanjye muri byose izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yes, rero ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi nongeye kubanezererwa nejejwe nuko nongeye kuboneka hano ni iby'agaciro njya mpora mbibabwira ntacyo umuntu yavuga kindi mbere y'ibindi byose mbere yuko ashima Imana ko nkanjye ngira ngo maze iminsi mutambona ntabwo ari uko ari ubushake hari ubwo ntari imeze neza ariyo mpamvu ntagaragaye hano rwose mwumve ko nari mbakumbuye cyane 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 rero uyu munsi nje kugira ngo tuganire ku rukundo duhereye ku Mana yaturemye ni Imana ubwayo ni urukundo ijambo ry'Imana tujya tubona ko ritubwira ngo y'ubwayo ni urukundo ubwayo ni urukundo uyifite rero aba afite urukundo muri ndagira ngo tuganire nk'inshuti tuganire nk'abavandimwe twumve ngo ese urukundo rukubwiye iki wowe ubwawe urukundo rukubwiye iki urufata uti urukundo rusobanuye iki kuri wowe ese wumva rukumariye iki hari urukundo hari inkundo cyangwa se hari uburyo types nyinshi z'urukundo cyangwa ubwoko bwinshi bw'urukundo hari urukundo Imana yadukunze hari urukundo arirwo rwatumye nyine itanga umwana wayo Kristo w'ikinege Yesu Kristo akamanurwa no kudupfira kutubabarizwa nuko birasohora kubw'urukundo rw'Imana niyo mpamvu uyu munsi tuvuga ngo Yesu ashimwe tuvuga ngo Imana ishimwe
byose ni kubera urukundo Imana yadukunze. Hari urukundo umugabo akunda umugore, hari urukundo umukobwa akunda umuhungu cyangwa umuhungu akunda umukobwa, hari urukundo umubyeyi akunda umwana, hari urukundo umuturanyi akunda umuturanyi mugenzi, hari urukundo biva mu bushuti ugasanga n'ibihugu bwabyo birakundana biragenderana n'inshuti. Hari ubwoko bwinshi bw'inkundo, ariko naje gusanga byose biza bikagaruka ku isoko y'ijambo rimwe ryitwa urukundo. So nagira ngo tuvugane tubasanye ngo ese urukundo wowe urufata uti? Urukundo naje gusanga Mbaroma bisobanuka neza, ihavuga neza ko urukundo ni urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose. Urukundo rukubiyemo byose by'umwana w'umuntu yakibwiye, ariko niko koko tubyubahiriza, niko bigenda. Ijambo ry'Imana Mbaroma 12 umurongo wa 9 uravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi, urunuka, muhorane n'ibyiza. Ariko mu by'ukuri koko urebye wisuzumye, niba uri umuntu uvuga uti mfite urukundo, turi busange koko ariko bimeze. Reka turebe rero tubiganireho gatoya, babwira ngo genda bakunda. Ubwo mbakunda rero mbakunda uruzira uburyarya, mbaye mbaryarya mba numva nanjye ubwanjye ari niryarya. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo niba nkukunda by'uburyarya ni jyewe wabanje kwiryarya, kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bivuze ngo igipimo nikundaho nicyo gipimo nkukunda. Ni ukuvuga ngo rero nijyabanje kwiryarya. Ariko se koko uko tubizi hari umuntu wiryarya? Niki gitumye se byoroha cyane kugira ngo nikunda urukundo nyarwo rwiyifuriza ibyiza, rwifuriza amahoro, rwifuriza umunezero, rwifuriza ibyiza gusa, ariko nahiza mugenzi wanjye nkamuryarya? Ndibaza ko mba ngiye hanze y'icyo cyanditswe ukwiye gukunda mugenzi wawe nk'uko ubwawe wikunda. Rero nge nkavuga ngo dukwiye kugira urukundo nyarukundo ruzira uburyarya. Nk'uko nikunda nta buryarya nigiriye, niko nabyita, ni nako nkwiye kugukunda sinkuryarya. Ni ukuri reka mbabwire bwoko bw'Imana biratangaje iyo uri kumwe n'umuntu. Ngira ngo narababwiye sinzajya nkoresha amazina y'abandi, ejo ntazagusha ko byabayeho akazavuga ati mama Ganza yagiye hararamvuga. Reka mbabwire ubwo n'abatari banzi yenda bambonye bwa mbere muramumenyeho izina ryanjye. Nje nitwa Jolly, nitwa Umuganwa, bakunze kunyita mama Ganza. Ndi umushumba, nagiriye ubwo buntu n'Imana kubw'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo, ndasigwa amavuta ya gishumba. Noneho rero reka je mvuge ngo Jolly, birababaje cyane kuba nahura na Jolly nkamuhobera, nkamusomagura ku muco wacu meze, nkamunezererwa, nkamusekera, nkamwereka yuko rwose pe nejejwe nawe, yarenga nkamuhema. Guhema murabizi? Nkamuhema cyangwa se nkagira gutya. Buriya kariya kaba kazi yuko ari keza, kaba kazi ko agakire, kaba kazi ko kambaye neza, kaba kibeshya yuko abantu bagakunda. Wari umuntu ubona kubwiraga, kandi reka mbabwire bireze tukaza tukaganira, kubwenda gukunda, uri mwiza, wambaye neza, ibabuwe. Ariko namara kurenga amagambo nkayo agasohoka ukabavuga gutyo sensiyare, buriya urankunda? Niba byakubaho nawe nanjye hasigara mvuga mu by'ukuri ubwo ndagukunda. Ese niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubanze ubwacu twikunde, tuweze dukunde bagenzi bacu nk'uko ubwacu twikunda, tuvugishije ukuri aho ngaho twasanga koko nkukunda nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Murambabarira, ndabasaba imbabazi, nuko maze iminsi nyine ndwaye amajwi atameze neza. Rero nkavuga ngo ubwoko bw'Imana dukwiye kugira urukundo ruzira uburyarya, tukanga ibibi, urunuka, ntitubyange gusa. Uko iyo nanze ibibi, urunuka, ubwanjye nzabanza, kuko niyifuriza ibyiza, nzabanza ubwanjye numve nanze ikibi icyo ari cyo cyose cyambaho nyanga urunuka. Ubwo nibwo bizanashoboka kugira ngo nzashobore kumva nzinutswe ikibi cyo nakwifuriza, numve nyanze urunuka, numve ntakeneye ikintu cyitwa ikibi cyose, nkumva ntakeneye ko cyagira gute
cyankatiraho icyo gihe bizashoboka ko nzirinda ikibi kuri wowe, nzirinda gutekereza ikibi, nzirinda kupangira ikibi, kugambira kukugirira nabi. Ni ukuri nyamara burya ngo ni icyaha ku muntu wamenye kugira neza ariko yarangiza ineza yo yakagize ahubwo akayisimbuza ikibi akari cyakorera mugenzi we. Ni icyaha gikomeye. Reka mbabwire, ni ukuri tujye tuzirikana ikintu cyitwa urukundo ariko ntitukigira muri twebwe, tukigire kitagira uburyarya. Buriya hari umuntu nigeze gukunda nibyo nabwira ngo nigeze gukunda umuntu ugeze kunyerurira, arambwira ati, ambwirira imbere y'umuntu twari kumwe, aramubwira ati jewe ndakwanga. Ndatayiwe atwanyanga ati atoke mbabarira umbwire wanyangiye iki. Barabivugana birangiye asanga icyo yari yamwangiye disi nta nubwo byari byo, n'ibyandi by'amagambo y'abantu dutunzwe no gusenya abandi, dutunzwe no kuvuga nabi, dutunzwe kandi mu by'ukuri ukaza hano ukiyererutsa ngo urankunda ariko nakurenga ukamvuga nabi. Reka mbabwire, abo bantu basoje bongeye babaye inshuti, ariko urumva ko kugira ngo akire yarase uburwayi bwe. Ambwira ati ndakwanga. Umuntu nk'uwo nta usa nawe, nta gisa nacyo. Nta muntu wasa n'umuntu ushobora kwera akubwira ati ndakwanga ndetse nkwangira iki, aho kugira ngo aze agusekere aguha inka. Mwari mubizi, aguha inka kubwira ati nguhaye inka ndagukunda ariko narinza mu kanya agupangira kukwica kandi yaranaguhaye inka. Abantu bose bazi ko agukunda, binabaye ngombwa ngo bikugereho ngo yaguhaye ngo niwe wo kwisha. Yababa we abantu bakavuga ati reka ntibishoboka, ntabwo Jori yakwica umuganwa, ntibiba. Ejo bundi yanamuhaye inka kubera iki? Kubera bwa buryarya. Reka mbabwire inshuti z'Imana, birakwiye yuko dufata umwanzuro tukavuga ngo reka tugire urukundo muri twebwe ruzira uburyarya, twanga ikibirunuka, nibwo ikiza kizaza giturane natwe. Kandi cyane cyane bwoko bw'Imana, abamenye Imana, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, nimureke tugire urukundo nyarukundo. Ni ukuri ngo abamenye byinshi bazanabazwa byinshi. Wese niba yaramenye urukundo ugasobanukirwa urwo ari rwo, ugasobanukirwa icyatumye Yesu Kristo yirengagiza ubwiza bw'ijuru, akabita akamanuka akaza akambara akamero ko kweri, ukabimenya warangiza ukaba. Nkunda Bibiliya ikubiyemo byinshi cyane, harimo ijambo ritubwira ngo nyamara ni Paulo yandikira itorero rya Laodikiya ngo nudakonje cyangwa ngo ubire Imana yaje kuruke. Ibyo rero byo wicara ngo turi inshuti, ndagukunda pe, ariko byarangira bikaza kugaragara yuko utankunda. Birutwa nuko wakwerura ukavuga ngo ndagukunda, cyangwa ukwerura ukavuga uti ndakwanga, cyatumaga nkwanga nkakireka, cyangwa nawe cyatumaga unyanga nkagusaba imbabazi tukabireka, none tugakunda bya nyabyo. Ni kuri ndabinginze, reka tugire urukundo rwa nyarwo. Abagabo namwe, abagabo n'abagore banyu, ese Bibiliya nibitubwira ngo bagore nimugandukira abagabo, bagabo namwe nimukunda abagore banyu. Yego hari ugushaka gusanga ndi umugore ariko ntakunditse ukagera, ariko reka nkubwire, itegeko utegetswe ni ukunkunda, utegetswe kunkunda, nanjye itegeko ntegetswe no kugandukira. Bagore mwahise tukagandukira abagabo bacu mukareba ukuntu badukunda. Ni ukuri hari ubwo hari abo njya nganira nabo nk'umujyanama, ugasanga umugabo arakubwira ati ntako ntagize, cyangwa umugore ugasanga akubwira ati ntako ntagize, ndamugandukira mushyiriza amazi, nkamwoza ibirenge, nkamumasa, nkagira gute, nkamwereka ko mukunze mwitayeho, mugandukira. Atari kakarenga ibintu byose byo nkora akabikuba na zero. Umugabo nawe akaba yakubwira ati nanjye ntako ntagira, njyewe uriya mugore yarananiye, muhereza akangaka kakagaya, mubwira ngo mujyana hakahagaya, mugurira akangaka kakagaya, ngira gutya ntabiha agaciro. Ese reka mbabwire abantu b'Imana, byari ikintu cyo namaze gusobanukirwa. Iyo mukiri kumwe, nibyo by'Abanyarwanda bavuze ngo wambaye ikirezi ntamenye uko kera. Iyo mukiri kumwe mwumva yuko muraharurukana, mukumva murarambiranye, mukumva. Ariko reka mbabwire, ni ukuri wambaye ikirezi ntamenye uko kera. Ubaye usobanukiwe ko umugabo wawe ari mwiza ndetse afite ingeso nziza, wakamukunze ukamukunda ndetse ukamukomeza. Ubaye mugabo usobanukiwe umugore wawe ni mwiza, wakamukunze ndetse ukamukomeza. Utubi twose two mubonega burya kambabwire, njya mpora mbibabwira ni Satani. Satani nta mugore yigeze, nta n'uwazagira. Njya mbibabwira, abakobwa dutinda gushaka, abahungu bagatinda gushaka, ariko bakaba bafite iyo promise
yo kuzashaka, bikazagera igihe mu myaka iyo ari yo yose yo bashakiyemo ariko bagashaka. Ariko Satani ntiyigeze, nta nubwo azashaka. Niyo mpamvu rero ahora dutera utwondo, akantera kondo, akagatera papaganza, agahindukira akarijya areba azi ko ari ryo kamuteye. Papaganza yantera kondo nkahindukira nkamukanura amaso uzi ko ari ukanteye, kandi mu by'ukuri umugabo nkunda. Rero kambabwira, reka dukundane urukundo ruzira uburyarya. Bwoko bw'Imana mwitorero dukundane urukundo ruzira uburyarya. Ibintu byo kuryagirana reka tubireke, reka tugire urukundo nyarwo. Turebye none Abaroma 13:10 haravuga ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Muri make amategeko ntabwo twatuyashoboye. Niyo mpamvu inuma n'ibiki byose byari byahagorewe, twiruka tukajya gufata tukazana igitambo kugira ngo ture ko twanagurirwaho iki, kubera ko amategeko yari yaratunaniye. Ariko uru rukundo turaza twarangwa nirwo rukubiyemo byose. Ya mategeko n'ubundi niba tubizi neza, tubiziranyeho ko amategeko yose uko angana yaje gusanga akubiwe mu ijambo rimwe, urukundo. Kunda Imana yawe n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose, nurangiza ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Bivuze ngo ni cya kintu cyo dusubiyeho n'urukundo. Rero je uyu munsi nazanywe no kubabwira ngo dukundane. Mubyeyi kunda umwana wawe, murinde ikibi. Ababyeyi bo tumaze kujya duhabwa amakuru bagirira n'aba bana babo, ababatwara bakabigisha inzoga ngo nibwo bugabo, ubu mugiriye nabi. Ababigisha agatabi ngo genda ushyireho jya ubanza shaho tumureho ntuzabimbwa, umugiriye nabi. Nta rukundo umukunda, ntabwo umwifuriza kubaho neza. Reka tugirane urukundo nyarukundo ruzira uburyarya. Reka tugirane urukundo nyarukundo rudafite imbereka, rudafite utundi tuntu inyuma. Bakristo tugirane urukundo nyarukundo. Ibintu byo kureba naba nkureba gutyo ukanseketse ndabakunda, nareba hirya ukagira ikijambo cyo kubitaho. Wapi? Ibyo ngibyo tubyita plastic smile. Ariko mukana nareba hirya finish tugahindukira aho ukagira uki. Come on. Imana itugize gutyo murumva twarara kabiri. Ntabwo twarara kabiri. Bibaye ngombwa ngo yahindukiye gukora nk'ibyo ukorera abandi. Ubwo warara kabiri koko? Ntabwo twarara kabiri. Nukuri reka mbasabe bagore, nukuri ni mugandukira abagabo banyu, mubereke yuko nibyo. Reka nkubwire, umunsi wakoze divorce ugasohoka nibwo umenya ibyo ari byo. Uko reka nkubwire, iyo utakiri kumwe n'umugabo wawe mushobora kuba mubana muri abakene, ariko wasohoka gusa nibwo umenya. Iyo ugeze hariya nta n'umwe utagutinyuka, nta n'umwe utaguhangara. Kubera iki? Nta mugabo ufite ako kanya. Yego yenda urangiza ejo ukazashaka, n'umugabo ejo akazashaka, ariko reka nkubwire, nukuri ugize amahirwe wagumana n'uwo muntu ukamunambaho, akakunambaho, mugaharanira cyane kureba utubateranya, mukatushakira umuti. Kuko nababwiye ngo nta kondo Satani agutera wowe ugahindukira ukabuzi ko ari mamaganza ukaguteye, nanjye ejo akantera kandi nkahindukira na papaganza nkazi ko ari ukanteye. Ariko nitumara gusobanukirwa ngo Satani niwe mubi w'ibyiza, nukuri tuzasobanukirwa, dusobanukiwe bizatuma dukundana bya nyabyo. Inshuti yanjye nyikunde bya nyabyo, mugenzi wanjye mukunde bya nyabyo, muvandimwe wanjye mukunde bya nyakuri, umugabo wanjye mukunde bya nyakuri, nkunde bya nyakuri, umwana wanjye mukunde bya nyakuri. Tuzarindana ikibi, bizatuma rero ikiza gitura muri twe. Kandi ahantu heza ni Imana yishimira gutura. Ahantu nkaho hari uwo mwanda, hari ubutiriganya, hari ubucakura, hari uburyarya, ntabwo ahantu Imana ihishimira. Ni muri puberi. Imitima yacu twigira puberi. Reka dukundane bikwiriye. Kano kubatindira. Nizere yuko tubyumvise. Uyu munsi nzanywe n'ijambo urukundo. Ndabakunda, niyo mpamvu nayo mbakumbuye nkumva bindimo, nkumva nk'ubu nabafata mwese nkabahobera. Abajyaga bantelefona, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, abahamagazwa message yambwira ko bankumbuye. Nanjye nukuri ndabakumbuye, abari hanze y'igihugu, abari hano mu gihugu, nukuri mwese mwumve ko ndabakunda giye bizira uburyarya. Hari n'abantu rero bajya bambona urukundo rwanjye uko ruteye, mbasoreze kuri ako kantu bakagira ngo ndi indyarya. Ntabwo ndi indyarya. Njye sindi indyarya kuko bibaye ngombwa ndakorera nkakubwira. Hari umukozi w'Imana ntababwira hano none ahangaha. Ariko je namwe rero ndamutelefona ndamubwira inshuti y'Imana, narakugerageje, ndakugerageza, ndongera ndakugerageza, waranani. Rero aho kujya nzongere nkugore, reka na telefone basi yawe mbe nyibabariye ko je ndakunda. Abantu bakajya n'uburya, ntabwo je ndyarya. Wangizeho cyane kugezaho ikibazo ndakikubwira openly. Hanyuma iyo maze kucyukubwira je mba numva kirangiye.
ariko kubera ko hari amagambo abiri atubuzemo abuze muri twebwe, niyo mpamvu n'uwo uyafite muri we abantu bibaza ko ari uburyarya. Habuze ijambo thank you muri twe, habuze ijambo I am sorry, habuze ijambo rivuga ngo ndagusaba imbabazi nshuti yanjye naguhemukiye, habuze ijambo rivuga ngo urakoze nshuti yanjye ku kintu gito n'kinini cyagukoreye. Ayo magambo rero yafite muri we niwe abantu bahindukira ngo ni iryarya, ntabwo ari uburyarya. Wowe yashoboye Imana iguha umugisha kuko niyo nkomoko, niyo foundation y'ubuzima bwiza buzira uburyarya. Niba ufite muri wowe I am sorry, ese njya mbwira umugore windukiye umugabo akambwira uti I'm sorry darling, umugabo cyangwa yindukiye akubwira ati I'm sorry sweetheart, urenda kumbwira ngo ushobora kugira izindi mbaraga zikomeza ukamuhangara ugatongana wowe umugabo wawe umugore, ariko kubera ko iryo jambo ribuze I am sorry, ndagusaba imbabazi, nubigize muri warangu ubwo rero nyine mbabarira ngo nibyo nyine ngo ubwo nyine se sinzi gusabye ngo mbabarira nyine, oya, aho ngaho bizaba ari agahato, bizaba nta rukundo rurimo. Ariko urukundo nyarukundo rugira sorry mu kanwa, urukundo nyarukundo rugira thank you, kuko niyo nkomoko. Utwo twose gato keza karaza kakaba sweetness, kakongera uburyohe, kakongera ikirungo. Gato kabi karaza kakajya kagenda kakiyongera ku kandi bipilinga ejo bikajya bityo bigaturika. Rero ndabinginze ngo tugire urukundo ruzira uburyarya, tugire mu kanwa sorry, tugire mu kanwa thank you, tugire mu kanwa ibintu byiza. Ese ubundi ubwo twafashe ibibi tukabisimbuza ibyiza, tukavuga gusa ngo reka twibere abantu beza bidutwaye. Hari uzakubwira ngo amaganza wowe ntabwo ubizi, uyu mugabo ntako nazombe mwiza naseka tudore uko ashinyika nare tudore uko kireba, byose ibyo nta kibazo, reka azabivuga. Ariko hari igihe cyazicara nk'uko Imana muzi hamubwira turiya muntu n'umuntu mwiza pe, goragoza, komeza ugoragoze mugabo, komeza ugoragoze mugore, inshuti komeza ugoragoze inshuti yawe, komeza uyikunde, umutelefone umwiteho, umukunde, umwifurize ibyiza, agira anniversaire umutake umuvuge, azava hakugarukira amenye ko nta buryarya. Imana rero ibaho umugisha kandi ibaho urukundo nyarukundo ruzira uburyarya, ibashoboze kuko n'ukuri ku bwacu burya ntabwo twakwishoboza, ni Kristo wenyine udushoboza. Ibyo byose rero tuvuga ntabwo uzigera ubigira muri wowe udafite Kristo. Kristo muri twebwe ni urukundo ruganje, niwe ugira cyo akagukomanga akakwibutsa ati ahangaha nyamuneka wahemukiye Jolly, ahangaha wahemukiye umuganwa, ahangaha wahemukiye inshuti yawe, ahangaha wahemukiye umugabo wawe kandi aragukunda, ahangaha wahemukiye umugore wawe, ahangaha wahemukiye umwana. Kristo muri twe niwe ujuza akadukomanga, mwuka wera w'Imana niwe ujuza akadukoma akatwibutsa. udafite Kristo muri we ntacyo wakwigezaho. Rero Imana yo mu ijuru dushoboze, mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije urukundo ruturuka ku Mana ruzira uburyarya. Uri we wese mu cyiciro urimo cyose mwifurije kugira urukundo rw'Imana nyarwo ruzira uburyarya. Mukaza aho ukorera ukunde mugenzi wawe uko wikunda, mu rugo mugabo mugore kunda mugenzi wawe uko wikunda, mu byeyi mwana kunda mugenzi wawe uko, inshuti za bihugu dukundane nk'uko n'ukuri twikunda, kuko bibaye ibyo nta wakwifuriza indi ntambara, nta kwifuriza indi kibi pe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi abakunda. Reka dushimire Imana, wabwe icyubahiro mwami w'abantu kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Urishimwe kandi uhimbarizwe kugeneza kwawe. Urakoze kubw'urukundo wadukunze ari rwo rwatumye utanga umwana w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo aze amanuke ababazwe kubera urukundo wadukunze mwami w'abantu. Turagushimiye Imana, uhabwe icyubahiro. Turagushimye ko waturemye yo guhora ku ngoma, ukaduhereza ku mpano zawe zose, ukaduhereza ku byiza bikurimo Mana, arirwo rwa rukundo, imbabazi kugira tuye mu izina rya Yesu. Amen.